Mumeze gute nshuti zanjye? Aya mandazi mwabantu araryoshye cyane kandi arisatuye. Uyu munsi rero napanze kubereka uko nteka amandazi akisatura. Ndashaka kubereka ibanga nkoresha. Urayabona ko hafi ya yose arisatuye kandi nakoresheje ibikoresho byoroheje buri wese yabona, tubona kwa murokore hafi hano rwose. Guys, urayabona ko yisatuye, yasetse pe, yasetse yisatuye nkuko mbishaka. Niba ushaka kubimenya rero kurikira video yose. Mumeze mute? Ni karibu. Abashasha turabakiriye, tugiye guteka amandazi. Turakoresha baking powder nkuko uyibona, amagi 2, iki gikombe cy'amata kiruzuye, isukari ntago tuyikoresha yose, dufite ifarini ni ya Azam. Ifarini wakoresha iyo ariyo yose, si ngombwa iriya. Dufite nako kaboro rero tugiye gukoreramo. Guys, niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, ntiwibagirwe gusiga ukanze subscribe, like, share na comment. Kandi abasanzwe hano turabashimiye, abakoze sub turabashimiye, abareba video bicecekeye turabashimiye, n'abaduha comment turabashimiye. Ngiye gupimisha ku gakombe nako. Guys, ingero nkoresha ntawe utazifite mu rugo. Ako gakombe ntiwakabura ku isoko, karaga karimo amata ntiwakabura, rushe ntiwayibura. Nuko kubera ko nta munzani mfite, nkoresha ibyo mfite. Fasha udukombe 2 rero, ariko ndakoresha 3 akandi ndakongeramo nyuma. Yego, rushe y'isukari nkuko muyibona. Nkurikizeho icyo bita, ndashiramo akunyu gake kugira ngo bireke kuryoherera gusa. Hari ukuntu biryoherera cyane ukumva, cyane iyo watetse isukari nyinshi ukumva ntago bimeze neza, ariko iyo harimo akunyu karabivangavanga. Baking powder ikiyiko kimwe nicyo nkoresha. Ikiyiko kimwe cyuzuye neza. Guys, ntetse aya mandazi mu gitondo. Nagiye kugura irindazi kwa murokore, mana yanjye we, niba ari ishashi naryaga abana bayansubije pe, ko nayo nagize ubunebwe bwo kubatekera, ariko nahise mfata umwanzuro wo gukora amandazi. Yego, agakombe ka 3 ngaka turakavanga neza kugira ngo ya sukari ijyemo, yivange mu ifarini hose na wa munyu na baking powder. Hanyuma gasani ku ruhande turakameneraho amagi kugira ngo turebe ko nta ripfuye ririmo. Hari igihe haba harimo ripfuye wameneyemo hari mu isoro ririmo ifarini, byose ukabimena. Jya umenera ku ruhande rero. Yego, tugize amahirwe ni mazima yombi. Turayakubita nk'ibisanzwe, kuyakubita ntabwo ari ibintu bigoye nkuko mubibona. Hanyuma tuyavange n'ifarini. Ukuvuga ngo aya mandazi yacu kubera ko tuyitekeye araryoshye, arimo intungamubiri, nta mazi dukoreshamo, ni amata n'amagi. Nawe urabyumva nyine. Iyo witekeye wagize amahirwe Imana ikagusekera ikagutonga inkono ukabona ayo magi n'ayo mata, nta mpamvu yo kwisondeka. Nsutsemo amagi, ngiye guhita nshiramo n'amata bijyanirane kuko byose ni ibisukika. Mvange noneho kugeza igipondo cyanjye ubwo kiri buze kuza gutungana nkuko mbishaka.
guys rero abamaze gukora sabu turabashimiye, mukomeje kudufasha, ukuri mukomeje kudufasha nubwo mutabizi kugira ngo ni ibintu byoroshye, mukomeje kudufasha pe, uzi gukora video ntigire views nimwe, iyo mbonye ngize amahirwe nkabona ngirize views 5 nshiba Imana, kuko hari abantu benshi bakora bakoresheje n'ibikoresho bigezweho bya kijyambere, bafite n'ibikoni byiza, turashamo n'amavuta kugira ngo amandazi yacu aze korohamo imbere. Ufite bureba wayikoresha, nge nkoresheje ibyo mfite. Yego rero urabona nakoreshaga kara kamamiyo, ariko igihe kiragera ugakoresha intoki kugira ngo uze kumva pate yawe mu ntoki uko uyishaka, wumva ko ikigero uyishakamo cyageze cyangwa kitaragera. Iyo kitaragera rero ugenda wongeramo agafarini kugeza igihe pate yawe iyo umaze kuyiponda yanoze neza, ntabwo iba ikigufata ku ntoki. Ubwo rongeye gukoresha intoki hano, nibyo navugaga nti muba mudufasha ntimubimenye. Yazi kagafarini rero nako kugenda nongeramo numvise ko bikenewe. Yego kirazira gukoresha ifarini yose ukayimara kandi uri wikenere nyuma. Iyo uduhaye subscribe ni inkunga ubuduhaye, iyo urebye video yangiza nukuri ubututeye inkunga mu buryo utazi, mu buryo ugira ngo buri kwirebera gusa, ariko natwe ubuduteye inkunga pe. Nukuri ntabwo babuze ibindi ureba, kuduha umwanya wawe nabyo turabirekonesa, turabizirikana. Imana ijye ibaha umugisha, ibahembe, Imana ibazigame, ibongerera iminsi yo kubaho. Nakomeje nongeramo rero, iyo uri gukoresha intoki nibyo nababwiye, wumva ko ifarini pate yawe imeze nk'uko ubishaka. Igomba kuba ikomeye ariko idakomeye cyane nanone cyane. Yego nakomeje ndaponda. Igihe nakoresheje isukari iringaniye, wowe uzakoresha iyo ushaka bitewe n'amandazi ushaka kurya uko ameze, bitewe n'uburyohe ushaka. Hanyuma nakoresheje n'ifarini ingana kuriya, wowe bitewe n'amandazi ushaka uzayongere cyangwa uyigabanye. Dukomeje kubashimira rero abo tugeranye hano. Ibanga ryo guteka amandazi yisatuye ntabwo ndabibabwira, ndaza kuribabwira ntangiye kuyateka. Mwebwe ntimwihutishe video, muyirebe irangire. Urabona ko pate yanjye yari imaze kugeraho kumera nk'uko nyishaka. Urabona iroroshe ariko irakomeye ikanoroha, irimo hagati, ni moyenne. Nayipfundikiyeho akanya gato kugira ngo ibanze ihumeke, mba ntegura ibindi, mba ntegura imbabura naho ndi butekere. Urabona ko imbabura nayizanye, nashyizeho n'amavuta n'isafuriya. Amandazi ngiye gukora ni ayanjye, nayo mu rugo ntabwo ari ayo gucuruza. Niyo mpamvu nyaha forume yihuse, itantinza mu makorosi, itantinza mu makoni. Urabona pate yanjye rero ko imeze neza, ntabwo ikimfata ku ntoki. Nshyize hariya kugira ngo mbone uko nyikata. Nsigaye ngiye kuyikata nyihe forume yanjye, niyo imbangukira munyihanganire, ushatse wayikata wayiha indi forume ushaka. Yego iyi mbabura rero nacanye iriho
udukara dukeya, umuriro muke cyane, muke ariko njyewe nuko nashatse kuyakora, akenshi niko nyakora, keretse nihagira umbwira muri comment ngo nzakore n'indi forume nabyo nzabikora, ariko urabona ko biriya bita byihuta bya hatari. Ubundi ufite umunzani ugenda ukata upima kugira ngo bize kuba bingana, ariko nyine ntawo mfite, ndi gukoresha ubwenge, ndikoresha umunzani wa undi wacu w'Abanyafurika wo mu ntoki. Yego, niba tugeranye aha ngaha rero ureba iyi video, ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Hariya nari ndi kumva ko ubukonje bwavuyemo. Ibanga rero ryo guteka amandazi ngo yisature, uyashyira mu mavuta atarashuha cyane nk'uko ngiye kubikora. Uyateka mu mavuta atarashuha cyane, wenda urugero ni nka gutera, urayashyira mu mavuta amaze kuba akazuyazi. Yego, urumva ko ayo ntabwo aba yashushe cyane, kwa kundi urirambikamo ukabona ko amavuta yari atarashuha, icyo gihe irindazi ryawe byanze bikunze ririsatura. Urabona uko nyarambitsemo, urabona hari ubwo arimo aratogota cyane, kwa kundi amavuta ahita abira cyane, ukabona ko amavuta yari yashushe. Urabona ko ndambitsemo amavuta yavuyemo imbeho gusa, ni nka kwa kundi ushusha amazi akavamo imbeho nta kindi. Yego, ahangaha byanze bikunda amandazi yawe aza kwisatura, yaba abumbye kuriya, yaba akase n'icyuma bisanzwe, byose iyo uyatetse gutya arisatura. Nakomeje rero ndakata nshira no ku ruhande, kubera ko tutayahaye umwanya ngo abyimbe. Ushiramo amandazi makeya kugira ngo aze kubona aho abyimbira, kandi iyo ushizemo uhita uhindura kugira ngo no hasi hajye no hejuru hakore mu mavuta, impande zose zibyimbe. Mu gihe ntegereje rero ngiye kuba mbumba n'andi mandazi yanjye. Turabashimiye rero abakomeza kureba video zacu mukazirangiza, ntabwo tuzahwema kubashimira, muri inkoramutima, muri inshuti nziza, mudutera inkunga. Yego, ibi ndimo ndakora ni ugukura amaboko mu mifuka. Nababwiye ko ndi umumama wibera mu rugo, wibera mu rugo utagira akazi. Habuze umuntu yangiriye inama ndangije, nako nta muntu, ninjye warigiriye, kubera ko narangizaga akazi nkigira muri telefone, nkajya ndeba ubuhamya bw'abandi bantu ukuntu bafunguye amacano, nuko ndeba mbona hari abo bamaze kugera kure, ndavuga se kuki nanjye ntabikora, nubwo numvise ko bitwara igihe kinini. Byari byo byose umuntu mu rugo arateka, byibuze ntabwo wabura akavidewo washyiraho buri munsi. Tuba twacaginze, n'ubundi amamega tuyapfusha ubusa tureba videwo z'abandi. Ndavuga nti reka njye nyakoresha nkora iyanjye, ndebe ko hari aho byazangiza. Namwe murankundira, murasha Mana, ukuntu muntera kuraje. Namwe mwarankundiye mukora subscribe, abandi barasharinga, mumpa na like pe. Urabona ya mandazi yanjye ko yabyimbye yanasadutse.
n'umuriro nakomeje kuwugumisha ari muke, nibwo amandazi ashamo imbere neza neza. Iyo ushizeho umuriro mwinshi amandazi arababuka. Ubu aha ngaha rero naho umuriro washizeho, ngiye gushiramo amandazi ya kabiri, namara kubyimba ndongeraho udukara dukeya. Yego, kuko nyashizemo nongeyeho amakara, amavuta yamaze gushuha, ya rezilita yanjye nshaka yo gusaduka ntago nayibona, nta nubwo amandazi yashamo imbere. Urabona ko nayo aya ya kabiri nayo atari gutogota cyane, nta kabuza nayo araza kwisatura. Ndabizi neza araza gusaduka, araza guseka. Hano nakoresha uburyo nshoboye kugira ngo ataza gufatana. Aha ngaha yose nayashizemo kugira ngo abanze abyimbe. Amaze kubyimba naje kugabanyaho amandazi nk'atanu kugira ngo andi abanze ashe neza, ko numvaga ntashaka kuza guteka inshuro zingahe. Voilà, nk'ibisanzwe rero ushiramo ugahita ujya ku ya mbere yagiyemo mbere ugahindura hasi akajya hejuru. Yego, murabibona nibyo ndimo ndakora. Hari umuntu wanyandikiye muri komenti arambaza ngo uri umumama? Ndavuga ngo yego. Kuva icyo gihe ntiyongeye kongera kureba video zanjye. Ni ukubera iki? Ntabwo mukunda abamama hano? Impamvu mvuga ko atagarutse, nari naramufashe n'izina, ariko ndareba nkasanga ataragarutse. Ntabwo yagarutse pe. Urabona ko nongeye udukara dukeya. Warebye n'umuriro wari uriho wari mukeya, nongeye udukara dukeya kuko amandazi yanjye urabona ko atangiye kubyimba. Reka mbereke amwe twatetse imbere. Urabona ko yahiyemo imbere neza cyane. Hari ububisi ubonamo, urabona atahiye. Uranshinja iki? Tekera abana ba amandazi, dore bari muri vacances. Ubuse kujya ugura buri gitondo uzabivamo. Ugenda ugura agapaki ka 2500, ufite amavuta mu rugo. Niyo utayagira aya mavuta ndi gukoresha ni akantu usuka icyangahe k'1,100 cyabiri. Kandi urabona ko amandazi yanjye ari buze kuba ryose. Urabona ko yabyimbye. Hano rero niho nahise ngabanyaho amandazi make. Dore ngariya hirya sinzi ko muyabona. Urabona ko yasadutse. Dore yose yadusekeye. Urabona ko yasadutse. Urabona ko nayo mu isafuriya yarangije gusaduka. Ryabanga rero nari babwiye. Guys, niba ukunze iyi video rero isharinga abandi. Nuko mumbabarire muyirebe. Mwuka byarama. Mumbabarire muyirebe muneze inkunga. Nako muntera inkunga ndabe ko araho nagera. Murabiza ba mama bo mu rugo yewe tuba twarumiwe. Nta wavuga byinshi ariko tuba twarumiwe. Gira isoni zo kwaka n'intuza ugakomeza ugasa n'intuza nyine. Abantu namwe muri bakuru murabyumva. Tubabarire muzirebe zigere ku bantu benshi, muzisharinga zigere ku bantu benshi. Rero amandazi yacu uko ameze arahiye, yasadutse, yasetse. Hari abantu bavuga ko byabananiye kuyateka ngo aze yasadutse. Urabona atasadutse adasa neza. Arahiyemo imbere, ameze neza. Muzabikore rero muzambwira. Abakomeje kubana natwe turabashimiye. Imana ibahe umugisha. Imana ikure isubiza aho mukuye.
aya ni yayandi nari nakuyemo nsubijemo ngariya. Ciao ciao, bye bye.